Yesu ashimwe cyane abakozi b'Imana, ahore Imana nabe muri mwe. Nitwa Twagirezu Jean Pierre ni amazina yanjye, ndi umurokore ndakijijwe, ndi umukozi w'Imana. Nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana aho amasaha ageze aha ngaha. Turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo wa 21. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere umurongo waho wa 21. Aravuze ngo abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo. Bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero, akajya bacira amarenga, akomeza kubikiraki. Iminsi y'imirimo ye ishize asubiriwe. Bukeye umugore we Elizabeti asaminda, abihisha amezi 5. Aravuga ati, uku ni ko umwami Imana yankoreye mu minsi yandeberagamo, ikanteturura mu bantu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite intego cyangwa se insanganyamatsiko cyangwa se teme. Rifite teme ngo gutindana n'Imana. Gutindana n'Imana. Iyo utindanye n'Imana usa nayo. Iyo utindanye n'Imana nta kibi cyakubaho Imana itakizi. Iyo utindanye n'Imana naho abantu bagenda, Imana iraza kuko watindanye nayo. Iyo utindanye n'Imana inshuti ziragenda ukazibona, ariko Imana ukayisanga iruhande rwawe. Imana ishimwe. Iyo utindanye n'Imana imiryango urayibura, ugasanga imiryango yagiye kure, ariko Imana kuko mwatindanye ikaza ukayibona hafi yawe, mu mupfubyi ukayibona, mu bupfakazi ukayibona, mu bibazo byose bibaho ukahasanga Imana kuko watindanye nayo. Gutindana n'Imana. Imana yacu itugire neza. Mbibutse ko buriya aho umuntu atinze asa naho. Aho umuntu atinze asa naho. Iyo utindanye n'abasambanyi uba uri umusambanyi. Iyo utindanye n'abajura uba wiba. Iyo utindanye n'abagambanyi uba ugambana. Iyo utindanye n'umuntu ufinina nawe urafinina. Imana itugire aho utinze usa naho. Imana itugire neza. Iyo utindanye n'umuntu ucuruza amakara nawe wagusiga amakara. Iyo utindanye n'umuntu ucuruza ifu nawe wagusiga ifu. Ariko kandi iyo utindanye n'umunyamwuka, haleluya, nawe uhinduka umunyamwuka kuko watindanye n'umunyamwuka. Aho utinze usa naho. Aho utinze usa naho. Rero gutindana n'Imana. Iyo utindanye n'Imana, Imana ikuba hafi. Kandi niyije ikubwira ibihumuriza umutima. Mwana wanjye turi kumwe, ntacyo uzaba. Ikubwira amagambo abantu batakubwiye, imiryango itakubwiye, inshuti zitakubwiye, kuko Imana mwatindanye. Imana itugire neza kandi ituga gutindana n'Imana. Yesu atugire neza. Hanyuma iri jambo dusomye ni inkuru z'umugabo witwa Zakariya, aho Bibiliya imuvugaho ibintu bitatu. Icyambere ivuga ko we n'umugore we Elizabeti bagenderaga mu mategeko ndetse n'imihango by'umwami. Icyakabiri bivuga ngo bari inyangamugayo. Aho Bibiliya ijambo ry'Imana ijya kuvuga ngo umuntu yari inyangamugayo kuko yari inyangamugayo. Icyagatatu yazaga mu batambyi. Hari abatambyi bato hakaza n'abatambyi bakuru. We yazaga mu batambyi bakuru. Imana ishimwe. Aba batambyi bato bari bashinzwe gufata ibitambo bakabishyira abatambyi bakuru, ko n'abagabo batizewe mbere yuko bajya gutambira abandi bitambo babanza kwitambira igitambo cyo kwezwa. Bibiliya ngo bafinda ubufindo bufata Zakariya ngo agende agiye gutamba. Urusengero bajyaga gutambamo umutambyi ajyaga gutamba rimwe mu mwaka. Icyakabiri harimo ibyiciro bitatu. Hari aho bitaga mu rugo cyangwa se mu ruvange, hari naho bitaga ahera, hari naho bitaga ahera cyangwa se ahera cyane. Ntabwo ngiye kuvuga ibyarangaga aha hantu. Imana tugira neza. Ngo Zakariya arenga aha ngaha hitwa mu ruvange cyangwa se aha ngaha mu ruvange, arenga aha ngaha hitwa ahera, ngo agera hitwa ahera. Aha hantu icyitonderwa harangwaga n'ibintu bitatu. Hari ameza yarariho isanduku y'isezerano. Iyi sanduku y'isezerano hari intebe y'ubuntu ya Imana yamanukwa kwicaraho. Iyi sanduku y'isezerano irimo ibintu bitatu.
hari harimo inkoni ya Aroni yarabije mu butayu, byarasobanuraga ngo ni Imana itoranya itarebye ku marangamutima nk'abantu. Dore ukuntu Dawidi yanditse, yaravuze ngo ratamana hahirwa umuntu utoranya the way profile. Iyo umaze kumutoranya uramwiyegereza, iyo umaze kumwiyegereza umushyira mu bikari byawe akajya atungwa n'ibyiza byo mu bikari. Impamvu tugifite agasura nuko turi mu bikari, impamvu tutapfuye nuko turi mu bikari, impamvu ibyorezo byica abandi tugasiga nuko turi mu bikari. Uri mu bikari nta teka ajya acirwaho, kuko mu bikari niho ibintu byose bikorerwa. Uzareba mu gikari hatandukanye no muri saro. Uciye muri saro ibimwakira bituruka mu gikari. Bivuga ngo uri mu gikari, uri mu bikari ntabwo agiza, kuko uri mu gikari afiteyo wita afite izindi mbaraga zimusova. Ubwo mu bikari by'Uwiteka, bivuze ngo uba mu bikari by'Uwiteka uwo ngo wenyine gusa Imana imuba hafi. Rero ni Imana itoranya itarebye ku marangamutima nk'abantu. Mwimbere cyo Bibiliya rero ngo icya kabiri cyake muri isanduku hari harimo amategeko yayoboye Abisiraheli. Byaravuga ngo Abisiraheli bigometse ku Mana, Imana ishyiraho amategeko. Icya gatatu hari harimo urwabya rwa Mana. Byarasobanura ngo ni Imana itunga abantu ikabatungira no mu butayu. Imana ishimwe, ikagutunga ariko ikagutungira no mu butayu. Mbese mu butayu Imana ikagutunga, ikakwambika, ikakugira neza kuko uri mu butayu. Mu bigeragezo Imana ikagutunga, mu ntambara zikomeye Imana ikabana nawe, nta cyerekezo Imana ikabana, mu burwayi bukomeye dogiteri byamunani Imana ikabana nawe, ibintu byose byamaze guhagarara Imana ikabana nawe. Imana tugire neza, ni Imana itunga abantu ikabatungira no mu butayu. Imana tugire neza. Bibiliya ngo Zakariya ageze hano ngo yibuka ko avuye mu bantu byanze, ngo asa naho afa, yari yagiye gutamba ngo ariko yibuka ko n'ibye bikenewe, ngo asa naho afashe Imana kubera ngo afata ku isanduku y'isezerano, afata no ku ntebe y'ubuntu, ngo ubundi arasenga. Dawiselebo wene arasenga ngo abwira Imana ngo Mana, mu bantu byaranze, mu bakomeye byaranze, kwa muganga byaranze, mu nshuti byaranze, ariko imbere yawe birashoboka ngo birazamuka. Buriya hari isengesho riteza ubwega mu kirere, rikazamuka rigakubita abamedi n'abaperesi bashinzwe ikirere aribo abadayimoni, rigakubita rigapfumura rikarenga rigakomangira Imana, ngo ryarazamutse riratumbagira, ngo rikomangira Imana. Hari isengesho rituma ubundi Imana inyeganyega, ikanyega uyu muntu arankeneye, ikamanukana ubutware bwose n'ubushobozi bwo kugutabara. Imana tugira neza. Bibiliya ngo arasenga, asenga n'imbaraga, ngo isengesho rirazamuka rikomangira ijuru, ngo Imana iteranye inama ako kanya, ngo buri Imana igira abamarayika babiri b'inkwakuzi. Igira marayika Gaburiyeli ushinzwe kuzana ibisubizo by'abera, ikagira marayika Mikayeli ushinzwe kuza ari ushinzwe kurwana intambara zose zibaho. Ngo inama igiterana, ngo Imana ibwira marayika Gaburiyeli ngo aka kanya kiri mu isengesho hitumana kuhagarara nawe, ngo marayika guhumbya no guhumbura isamanuka amubonekera ari iburyo bw'igicaniro cy'imibavu, ngo aramwitegereza uko asenga demesope, ngo aramwitegereza uko arimo arasenga. Uko usenga kose Imana ibireba, uko usenga kose Imana ikwitegereza, uko ugenda amagambo yawe uyasimburanya Imana ibibyite, uko umutima wawe urizwa n'ibibabaro n'agahinda Imana ibibyitegereza. Ngo aramwitegereza, ngo yewe Zakariya we, njye ndi marayika w'Uwiteka, aravuga ngo ubu tuvugana ntutse mu bwami bw'Imana, ntuza niyitangaza mu ijuru turateranye, none inama yanzuwe ko ugomba gutabarwa. Aravuga none nicyo gitumye mpagaze imbere yawe. Aravuga none ntuza niyitangazo rivuga gusenga kwawe tawi ni provide with, ndafashijwe bene muze, gusenga kwawe kwarumviswe. Aravuga dore umugore wawe Elizabeth azasama inda, azayibyaramo umwana w'umuhungu, aravuga uzamwite Yohana, kubera ko buriya nibyo nabo ngo aho utinze usa naho yari yaratinze mu kigeragezo Zakariya gikomeye.
buri ikigeragezo uko kingana kwese ntuzagisuzugure. Ikigeragezo iyo kinjiye gifata diplome kikayibika, gifata amashuri mbese diplome uko no ufite PhD gishyira muri garde kikabika, muri valise kikabika, ugasigara uyobowe n'ikigeragezo kiti uziko uzafata n'ukuri nzapfa, uziko utazakira n'ukuri sinzakira, uziko ibyo Imana avuze bitazasubira n'ukuri ntabwo bizasubira, kikakuyobora, ubwenge kikabupfuka, amashuri kikayapfuka, ukayoborwa n'ikigeragezo. Ariko ikigeragezo ugipimaho Imana ishimwe, ikigeragezo gipimaho Imana, ugipimaho Imana. Ngo Zakariya ngo ahita birebera mu kigerageza amaranye iminsi cyuko atigeze abyara, kuko marayika yarimo kubyitegereza. Ngo noneho rero ubwo ubipingiye ahangaha mbaye nguhinduye ikiragi, uzasohoka uri ikiragi kugeza ubwo utazagira bitarasohoka. Ngo asohoka ari ikiragi, niko twasomye, ngo akajya aca amarenga akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ishize asubiriwe, Mana ishimwe. Ngo bukeye umugore we Elizabeti asama inda, ngo abihisha amezi 5. Impamvu Elizabeti yabishe niyihe? Nta muntu uvuga igitangaza cy'Imana ubwacyo kirirata. Iyo utabyaraga Imana iguha umwana, cyo ni igitangaza. Iyo wakodeshaga Imana iguha inzu, cyo ni igitangaza kivuga. Iyo utarubyibushye urasabye Imana kubyibuha, Imana iguha kubyibuha, cyo ni igitangaza kivuga. Iyo wari umukobwa ukeneye umugabo, Imana ikubakira urugo, cyo ni igitangaza kivuga. Ibitangaza by'Imana biri. Iyo ugenda n'amaguru, Imana iguha imodoka. Iyo wari ufite intambara Imana irazirwana, ugasigara ufite amashyi mu mutima ko Imana yakurwanya, ni ibitangaza byivuga. Nawe yari afite igitangaza muntu, yari amaze kumenya ko atwite, ngo ayandika igitabo kivuga ngo uku ni ku mwana Imana yankoreye. Ngo ni ishimwe rigendanye n'ibihamya, ishimwe rigendanye n'ibihamya. Uku ni ku mwana Imana yankoreye. Mu minsi mwajyaga mundebera, hari ababwiraga, bari abakobanyi bamukobaga, bati wowe upfuta byaye uri ishike nacyo zimarira, dore warakoze ariko awarize amashuri yawe yapfuye ubusa, dore amagambo akaba menshi. Uku ni ku mwana Imana yankoreye. Mu minsi mwajyaga mundebera, ikaba inteturuye mu maso yayo. Gutindana n'Imana. Tugiye gusenga Imana. Gutindana n'Imana. Aho utinze usa nawe. Tubwire Imana ngo turashaka gutindana na. Pawulo yatindanye n'Imana ngo ageze mu isoza ry'urugendo rwe. Ahamagara Timoteyo mwana we, igira hino hanga ibyo wanyumvanye uzabibwire n'abandi. Ariko ngeho Pawulo narinze ibyo kwizerwa byanjye, narwanye intambara nziza yo kunesha. Ariko iyo mbona urugendo sigaje ariko rutoye, igisigaye mbicyuye ikamba ry'ubugingo. Iryo data umucamanza azampa kuri urya munsi, ngo amuhimira gita atazagenda. Rero ngo Timoteyo mwana we, ntihakagire uhinyira ubusore bwawe. Icyo ni kimwe, ahubwo uzabikitegereza muri karitsiye, muri sosiyete, mubo mubana, kugira ngo uzikizanye n'abakumva. Icyaka rero Timoteyo mwana we, amavuta kurimo ndayasi, impano zikurimo ndazizi. Ni impano yahereye kuri nyogokuru igenda kuri nyoko, ahubwo uzasesa impano iri muri wowe. Iyo waheshejwe igihe wemekagaho n'ibiganza n'abakuru. Icyagatera ngo Timoteyo, nibibaho twibagirwa, abantu bakugiriye neza uzabibagirwe, abo mwagendanye uzabibagirwe, abo mwasenganye uzabibagirwe, ariko kondisi ntuzibagirwe Yesu Kristo wakomose mu rubyaro rwa Dawudi, Imana ikamuzura mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Iyo mirage yose arayimubwira. Ngo rero ngo ibuka mwiburana ryanjye rya mbere, nta muntu n'umwe wamuhagarikiye, bose barampanye. Ariko imiryango yaragiye, demo prayer, inshuti ziragenda, abo twasenganye ndababura. Ariko Imana nasenze, tawaribi, iyo nasenze nkayizera, Edwin nkagendana nayo, nkavugana nayo mu mutima nkayimika. Birikosi niwe aha abantu batagaragaye, yo yarahagaragaye. Yo hurido nabuze abantu, ariko mpabona Imana. Nabuze icyerekezo cy'abantu, ariko mpasanga Imana. Ariko idiwe yahagaze imvugaho amagambo akomeye kugira ngo ubutumwa bubwizwa n'akanwa kanjye abanyamahanga babwumve butagabanyije. Nuko nyirakanwa kena, nuko yatindanye n'iki n'Imana. Tugiye gusenga Imana. Urananiwe, ufite ibibazo, tindana n'Imana. Ntubyara,
tindana n'Imana. Wabuze icyerekezo, tindana n'Imana. Urugo rwawe wasenyutse, tindana n'Imana. Inibitove wabuze akazi, tindana n'Imana. Denopa indwara yanze gukira, tindana n'Imana. Muganga yakobo ko bitazashoboka, tindana n'Imana. John Mbe pray Imana ndi wife, ni Imana ikora imirimo n'ibitangaza, ni Imana yigaragaza. Tugiye gusenga Imana, cyangwa gufi dusenge. Tubwire Imana ngo Mana, turashaka gutindana nawe. Twatinze mu isi ratwanga, dutinda mu bantu baragenda, tinda mu bakomeye baratubeshya, ariko turashaka gutindana. Iki gihe turi igihe cyo gutinda n'Imana. Ngo corona ifunga isengero, igafunga igihugu, igafunga isi, ariko nifunga ijuru. Iyo batubwira ko ijuru rifunze, ntaho twari kuba turi, ariko turashimira yera dukorera yuko ijuru rifunguye, kandi iracyumva, ntabwo imeze nk'abantu. Iyo idowe pra aho usengera ihuriro rizafungwa, ariko ijuru iyo ubwira iguteza amatwi yayo ahora yumva iteka ryose. Twebwe dukorera ijuru, ntabwo dukorera idini. Diwini we ubwira Imana ngo Mana, ndashaka kukomatana nawe, kugendana nawe, kuko nkorera ijuru ntakorera idini. Diwi enopist no mwe kujya mwishinga ibyo abantu bavuga. Twebwe duhanze amaso Imana yaduhamagaye, ntaki nuyihanga amaso ntuzakorwa n'isoni, kuko wayihanze iki amaso, kandi amaso yayo ari kuba yisaba, n'amatwi yayo ategeye abayishaka n'umwete nibo bazayibona. Niwi hope eno tega amatwi dusenga Imana. Ditoze webra wizere Imana, ufate ku burwayi bwawe, ibyo wizere, ibyo byose byakunaniye wizere. Dusenge Imana ifite amaboko yiwinika, yarivuze ngo ifite amaboko ameze nk'ayimbogo, kandi mbibutse akantu gakomeye. Imana ifite amaboko abiri, igira akaboko k'imbaraga indesheshereza bene, ikajya nagakora ibitangaza. Buri akaboko k'ibumoso k'Imana nagakora ibitangaza, ariko k'iburyo nakarwanirira bene. Iyo yahuje yose rero ikorera ibitangaza icyarimwe, ikakurwanirira, ikanagukorera ibitangaza, abantu bose bakayibona. Izere Imana. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Takosi provowe ni witroze tone prayer tona salwi. Dusengeye buri muntu wese, turashaka gutindana nawe. Twatinze mu bantu turababona, dutinda mu isi turayibona, dutinda mu bakomeye baragenda, dutinda eneho mu bigeragezo Satana dukubitiramo, ariko turashaka gutindana nawe, kuko watindanye nawe arakubona. Watindanye nawe ntawo umujya kure, watindanye nawe akubona iteka ryose. Watindanye nawe ubupfubyi arakubona, mu ntambara zikomera arakubona. Turashaka gutindana nawe, imbaraga zawe zituganze, kandi Mwami utugereza muri sengeye buri wese, abatabyara babusaba, ingo zisenyuka, bafite intambara zitari zimwe, mu izina rya Yesu ndabasengeye, magase mu tware bw'ijambo ry'Imana. Wambwiye amagambo akomeye, uriya ngo uzabusengera wese urwaye azakira, ufite ibigeragezo uzabirwana urugamba umugirire neza. Nanjye ndabasengeye ubwanjye nibubabeho mu izina rya Yesu. Wirukane ibisazi mu bantu, wirukane imiwidi katika je, wirukane imbaraga zose za gishitani, abarwara indwara zidakira, abarwara indwara zituruka mu miryango, ibyorezo turasenze mu izina rya Yesu. Yabafatwa n'imbaraga z'abadayimoni, dukwisa hasi izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Kwera kw'Imana ni kugaragara kuri bo, kandi ikiganza cy'Imana kigikora ibitangaza, nikiramburira abantu bawe. Ugeze neza kuri Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Imana wamugisha, murakoze cyane.